nagiye nkumenyeshe ko M23 ifite uburenganzira bwo kuburanira ahantu itarafata. Ifite uburenganzira bwo kuburanira abantu bo muri kwa Mudu barimo kwishwa. Ifite kudenonsa ibikorerwa muri Ituri itaragwa ajya kurwanayo. Ifite n'uburenganzira bwo kudenonsa drone yarasha abantu mu birombe itaranafata. Noneho nibyo yafashe azwera. Drone nirasa abantu irubumbashe mu kirombe. Sibyo? Izabidenonsa kandi yabirwanira. N'impamvu agafite agasuzuguro kakana gutya. Ni punishment nke irimo kugenda ibona kubera ko yamaze gushyira mu kinya muri anesthesie M23 ijambo ngo ntitubyihanganira. Urumva ça mérite beaucoup. Je tiens ça comme irritation. Ni nk'ibintu biryana mu matwi. Ntago giye nkibona ngari nk'ibintu bigize inkuru. Urumva? Muturuka Uvira nohereza company zinga Uvira zikabakosora zigasiga zinabandikiye. N'ubutaha ntimuzongere. Kandi leta yazava kwizima. Uri buvuga ngo ariko muhoza operation yiwanyu ngo na revolution ngo niza handi. None se M23 ifite operation yakozwe na made by M23. Ntikoresha operation zakozwe cyangwa revolution igenda rose abandi bakoze. Hari ibishyashya se n'ibihangano bishyashya M23 yazanye kwisi. Kuko imvugo zikabingiro. Tuzabasanga ku masuruse. Undine mukabigaragaza none cyo bizanye se byo bihimbye. Hano kirimo gishya cyane no kuvuga ngo kuki noneho ibyo muhiga muri buri Rwanda mutabishyira mu bikorwa nicyo cyonyine. Ntago aryo bizanye. Which means mbona ntazabikora nareka kubidenonsa ngo kudatabara umuntu mu kaga ngo bigize icyaha. None se ginde kutamutabara kuri mu drone ntumutabare kuri iki n'iki cyane ko babona ko isi yo maze kwirengagiza iriya ntambara. Kubundi leta yagombye ko ese ndebera kuri ministre y'abanyamahanga ya Qatar reka ndebe ko yarogeze yamagana iki gitero. Sumare hane yishwe Qatar igihuza. Urumva? Ejo bundi baza kuresera abane muri Doha muri Qatar Israel ikomeza guhuza. Urumva? Imbere ya Qatar na bisimwa bamwica, imbere ya Qatar Kongo yanakwirenza Nanga, imbere ya Qatar yanakwirenza Makenga bagakomeza. Urumva? Bakwiye gukuba ubwenge bakamenya ko simbageranyije na Hamas cyane urore wese. Nibyo nakubwiye ko bari mu biganiro bakaraswa kuki batari mu biganiro ngo barase. Ni ugukora ntuze comportement symétrique. Tuzongera kugira ikintu cyambu kono baduhaye imboye ko mwasinye ibindi ariko ku ino ngingo y'icyo ntaracanga ikarita ngo tube muri importance wazana imbohe ahantu hari agahenge kusha n'uri kuzicyura ahantu hatari agahenge niba buri wese akibona undi mu mututu erega intambara ntago ari ibintu bigoye buriya mu bintu bihagaze ku misozi no FDC bihagaze ku misozi babarebana babashijanye ubwicanye bubera muri zone tampo ntago babashijanye kuko nyine barakyegeranye niba leta ikora ibintu by'amanyanga nabo bakwiye kwishyura mu manyanga ko nibo bateye igihugu bajya gushoza intambara kuri leta ntago baje nk'abafure cyangwa abapadiri ngo nabagira neza baje muri Kongo. Izi modoka zuzuye imihanda haba miyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788323266 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga inyarugenge mu nyubako ya GF Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars buy and ship your dream cars. Katwikomereze hari ingo drone za FRDC ngo zagabye ibitero karundura mu kirombi cya Twangiza. Ino Twangiza si aba M23. Niwe M23 no basigaye controller. Nayirutse ari aba Canadian bake. Ni uko nabonye report ivuga ni mu face ya M23. Ariko imbonye nibyo gifitwe na 23 nabakanyuka babyanditseho. Nibyo. Kandi gaburiya muri mu kurwana muri revolution nagiye nkumenyeshe ko M23 ifite uburenganzira bwo kuburanira ahantu itarafata. Ifite uburenganzira bwo kuburanira abantu bo muri kwa Mudu barimo kwishwa. Ifite kudenonsa ibikorerwa muri Ituri itaragwa ajya kurwanayo. Ifite n'uburenganzira bwo kudenonsa drone yarasha abantu mu birombe itaranafata. Noneho nibyo yafashe azwera. So ntabwo iyo abantu bafite igihugu barwanira bavuga ngo dore ngo mwateye ahacu nkaho muteye ahandi ho mutakoze ibitameze neza. Hano mu Rwanda turi muri liberation ndibuka ko ubutegetsi bwa Habyarimana bwageragaho ngo bukarenga ku byaganiriweho bakica abatutsi mu Kibirira Bugesera n'ahandi hose. Hako for information yanguye ko byahagarikaga ibiganiro abantu bakabanza bakasubiramo mwashaka mukesuranaho gatoya mukagaruka ku meza. None se aho ngaho abantu babaga bari bwahagere y'urwanira igihugu mu 23 kereka niba rifite iyo mikorere
iramutse ifite yayivugurura ntabwo ngira ngo iharanire uburenganzira bw'abakongomani bari muri Kivu zaho yafashe. yego drone nirasa abantu irubumbashi mu kirombe sibyo yego izabidenonsa kandi yabirwanira. urumva icyo kuvuga yego Kinshasa ari bica abantu iyo murwanira nabo ngabo baho mutarafata kuko M23 ntabwo irimo abantu baho yafashe gusa irimo bakanyuka birubumbashi irimo babikone nanga muri hoture cyangwa muri basure hamwe muri aho ngaho irimo urumva yego rero nagira ngo wenda tutaza guhishingiro ibyo iraso bya drone byuko gusa yarashe ku birombe biri mu ifasi ya M23 nubwo byaba bitari mu ifasi ya M23 avuga ati dore bongeye barwanye bagize gute ibintu nk'ibyo ngibyo ariko tugaruke inyuma rero hashobora kuba ari no mu ifasi ya M23 kuko nabonye Lawrence Kanyuka bivuga gusa kubera guhora muri izi nduburi zizi ntambara yego ijambo ngo ntitubyihanganira urumva ça mérite beaucoup je tiens ça comme irritation ni nk'ibintu biryana mu matwi ntago gihe nkibona ngari nk'ibintu bigize inkuru kuko icyo gihe nakuvutura rwose giye ndi mu 23 FZ nk'amakenga ndi nk'amakenga buri gikorwa cyose ukoze najya nguha punishment iri éclair urabizi simvuze ngo mugiye gufata Bukavu murayagaye mugize gute urumva nakutegura unité kuri buri yagise y'intambara yo gukosora ikosa wakoze urasi icyo kirombe nza nanye nkagukongeza mu ntuzi sibyo wica abatura nohereza indi kipe ikaza kakukongeza ikagaruka mu birindiro byayo attention ubu ngubu bari mu bintu byo kudafata ahantu hose urumva muturuka Uvira nohereza company zinga Uvira zikabakosora zigasiga zinabandikiye n'ubutaha ntimuzongere kandi leta yazava kwizima n'impamvu agafite agasuzuguro kakana gutya ni punishment nke irimo kugenda ibona kubera ko yamaze gushyira mu kinya muri anesthesie M23 imbohe tuzazibaha twasize faya idoha hotel iki n'iki ibintu nk'ibyo ngibyo patata ariko M23 ikwiye kuva mu kinya irimo seriously M23 ikwiye kuva mu kinya irimo cy'ituntu twitwa ibiganiro igatangira kurengera abaturage ikabikora mu buryo bwa conquête ikabikora mu buryo bwa gasopo izo no operation zishoboka gukora ebyiri sibyo burya na Kisangani wayitera ukagaruka urumva ariko zizarwenge zatewe abantu bagasura mu birunga hari buvuga ngo ariko muhoza ngo operation yiwanyu ngo na revolution ngo niza handi none se M23 ifite operation yakozwe na made by M23 ntikoresha operation zakozwe cyangwa revolution igenda rose abandi bakoze hari ibishyashya se n'ibihangano bishyashya M23 yazanye ku isi yibona guteba buri munsi akagusuzugura nawe uramusuzugura noneho aho biri amambo ukanabihuza n'imvugo zawe kuko imvugo zikabingiro tuzabasanga ku masuruse undine mukabigaragaza none cyo bizanye se byo bihimbye hano kirimo gishya cyane no kuvuga ngo kuki noneho ibyo muhiga muri buri Rwandiko mutabishyira mu bikorwa nicyo cyonyine ntago ari byo bizanye which means mbona ntazabikora nareka kubidenonsa nareka kubyandika cyangwa bidenonsa simvuge ngo sinzakomeza kwihangana noneho hari n'akajambo bakunda gushyira mu nzandiko z'abaye M23 bakanyukabo ngo kudatabara umuntu mu kaga ngo bigize icyaha none se ginde kutamutabara kuri mu drone ntumutabare kuri iki n'iki cyane ko babona ko isi yo maze kwirengagiza iriya ntambara kubundi leta yagombye ko ese ndebera kuri ministre y'abanyamahanga ya Qatar reka ndebe ko yarageze yamagana iki gitero reka nze mbirebe ministre of foreign affairs ya Qatar bashaka iki ntabyo bashobora kwamagana Sandrine Qatar ubwo byatambutse na Perisi Kongo ivuna umuheyi kongezwa undi you see ntacyo bivuze kuri Qatar ubwo nyine naka drone kamaze urumva ariko bajye banareba Qatar siyo yahuje ndabona kuri Qatar News Agency Minister of Foreign Affairs ya Qatar anayegezeho Qatar siyo yahuzaga Israel na Hamas abayobozi bose ba Hamas urumva yego ntibashize Qatar kano yireba aba Hezbollah ntibashize Qatar ireba n'abaye mu 23 bashira Qatar ireba iyo urwana intambara nk'iyi aba diplomate barakanura n'aba strategie bakareba akavuga ati uyu muhuza ninde Ismail Haniyeh yishwe Qatar igihuza urumva ejo bundi baza kuresera abandi muri Doha muri Qatar Israel ikomeza guhuza urumva imbere ya Qatar na bisimwa bamwica imbere ya Qatar Kongo yanakwirenza nanga imbere ya Qatar yanakwirenza makenga bagakomeza urumva bakwiye gukuba ubwenge bakamenya ko simbageranyije na Hamas cyangwa n'urore wese ariko ko bonzo office n'ubuhuza ntibikuraho kugira nabi kugira nabi niyo mpamvu nanjye bonzo office zitambuza gukorana na tactique nanjye zo kwirinda zose na retaliation niba kuko urumva babazageza urwaho Kongo yicare mu ntebe yemereye kujya ibasabota
wenda datemewe gukora control sabotage. So why you do this, I do that? Urumva? yego So niba atari uko nguko urigira impene barakubamba hariya bakutse, urigira agatebo barakuyoza ivu, sibyo? Mumaze iminsi mukora pass out z'abasirikare amadiviziyo n'amadiviziyo, ntimukora udutendo. So gute se nabo kugira gute se abasirikare nabo kugira bakora muri protocole z'ubukwe bw'abantu? Bariya n'abasirikare bakora muri protocole z'abakomando, yego nabo muri protocole bagira basuza abantu ingagi s'abarwanyi n'abarwanyi. uzana drone ngukurikira mpaka igihe uzavuga utone nuko dukoza akanga turakuzirwa n'iki, nagutwarira abawe nkabakidnappinga nkaza nkabafunga, nafata aka unit kari ahantu mwashyize mu ishyamba nkagatwara kose nkavuga dore ngabandi abajyanye, buri gitendo kigira ikindi gitendo, buri gitendo kigira ikindi gitendo. Abakomando si 10 bingahe bakora iki? Mission komando zabo nizi, urumva? Kandi nkanazihanura nyine mwese bashatse n'ibibunda bizihanura. Ariko nanone ukibuka ko bari mu biganiro, nibyo nakubwiye ko bari mu biganiro bakaraswa, kuki batari mu biganiro ngo barase? Ni ugukora ntuze comportement symétrique. Wi comporta gutya ni comporta gutya. Nese bari mu biganiro bya gifure na kibikira. Nibyo ntambara arakurasa nawe umurasa. Ni numva harukurira Kongo bajeyi. Kongo irashibiraro. Irasha abantu bacu, irasha abaturage. Ntimurari prayinga no munsi numwe muri no minsi. None se mwe mutegereje iki? Ko muri muyoshya. muyihaye imbohe bo nabo ntazibahaye akira. Uyu munsi bagukandiye akanyenyeri nuko amatariki ari mabi mawuje. Nabonye amayabwo benshi bagatse bati ako nibyo kubera iki imbohe bataziri kuzitanga za zindi 700 kandi mu mwana atanze izabo. Nibongeye gusinya. Tuzongera kugira ikintu cyambu kono baduhaye imbohe ko mwasinya ibindi. Ariko ku ino ngingo y'icyo ntaracanga ikarita ngo ture muri importance. Wazana imbohe ahantu hari agahenge. Kusa n'uri kuzicyura ahantu hatari agahenge. Gusa ikibazo kiri kuri aka gahenge nsubize no kawa hasi. Nanone hari agahenge nagira ngo mbivuge amanitse amaboko marishari. Nta gahenge katagira katagira zone tampo. M23 Qatar USA DRC mu gihe muzabibeshya abandi bantu batagira ambassade ahari hose. Agahenge kagira ground na field gakoreraho. Niba mwarakoze agahenge mutarakoze zone demilitarized zone tampo. Urumva? Nkuko M23 yabisabaga ko yigira inyuma 5 km, leta igiye inyuma 5 km bakabona demilitarized zone DMZ ya kilometero 10 kuri centre barwaniraho. Ako gahenge does not exist. Ntigashoboka. Niba mugifite uco niba buri wese akibona undi mu mututu, erega intambara ntago ari ibintu bigoye. Buriya M23 bihagaze ku misozi, no FARDC bihagaze ku misozi babarebana. Ugomba kubajyana abantu batakirebana. Noneho iriya tsira bazashyiraho na management iyo zone tampo ikaba ari rikorera raporo. Sibyo? Twagiye gupima dusanga bya birometero warabirenze. Warashe n'imbunda ndende nini cyane irasakure irarengiza kugira gute na gute. Kandi imbunda zirasa ku birometero 10 ku buryo warasa mugenzi wawe. Siba zihari yego ariko sina nyinshi. Urumva? Ubwo bugabanyije tension yo guhangana. If M23 yemeraga yuko yasubira 5 km, leta Kinshasa nayo yumva ko isubira 5 km yaba igomwe. Ubwo abari ku ndondo bari kwigira inyuma, abari hakujya n'indondo bakigira inyuma bakajya Uvira, abari Kamanyora cyangwa se Katogota bari kwigira inyuma bakajya Kamanyora, abari Ruvungi nabo bakigira inyuma gushyika he Sanje n'ahandi hose. None koko mugakora zone demilitarize. Kuki M23 na leta basinya ku bintu nabo basinyisha ibintu bita making sense. None se ibyo kwitana ba mwana rero mashari byo bihatse iki bizagera kuki biracura iki? Kuko nabonye ni hari n'itangazo ryasotse rigenewe abanyamakuru arebonye kuri nde FARDC. Ntabyo nabonye. Intara ya 34 ingabo za leta. Narayibonye y'umuvugizi umwe wa gisirikare muri iyo ntara ya 34. Yego. Aho yavuze ngo iramenyesha abaturage b'igihugu ndetse n'umuryango mpuzamahanga ngo ko habaye hicwa ry'abasivile n'ibindi byaha by'intambara byakozwe n'abamurwanyi ba FCM 23 mu karere ka Rucuru mu ntara ya Nord Kivu. Amfete. Reka tubivuge muri ubu buryo ibyo narimo kuvuga mbeshimangira. Yego. Iyo baza kugira zone demilitarize baba bashijanye ubwicanyi bubera muri zone tampo. Ntago babashijanye kuko nyine baracyegeranye. M23 leta rusanga aga company muri Rucuru kakwicamo n'abantu bikitirwe M23. Yego. Nkuko na M23 yakwicirana umusayidi ya leta benda bikayitirirwa. Just nibyo nakubwiraga uko badatandukanye. Iyo baza gutandukana utu turego tw'ibirego bya bikorwa n'iriya
ad hoc committee bashyizeho urumva ikabiza kubiverifika bitangira raporo aho kubera ko bafite juxtaposition de position buri wese bagisobekeranye ibiganza gutya ni FARDC yene mu ventura ameze gutya niba izi ntoki zitaramera gutya nyine bazakomeza bakotore muri ubwo buryo kugira ngo ucamatiku n'amakimbirane igize inyuma bamwe abandi bigize inyuma icyo gihe uzahangana n'undi atirari n'imbona ziremereye aho OB izagwa abahanga muri ballistique bazabikwereka uzaza akarenga muri izo kilometero 10 kuko ku makuru naguha nuko muri aho ntago muhakura ubutasi azajya kubitambuka bijyogo gagira gute eida abandi babimenye wakomye nduru wagize gute ibintu nk'ibyo ngibyo none nimo kuvanga abantu bahagarika intambara hagati y'abakirimo 1 km bakivoma kwiriba rimwe kuko ubona uwo mutego ari nde wawugenderamo uwo mutego nuko ibintu byo muri Kongo babyubaka ala Kongolese wagira ngo bose hari technique zimwe zahangaha do zijya zibahangaha bashyize ku ruhande bajya kuzibitsa none se ibintu bifite standard mpuzamahanga zigenderaho zone tampo sizifa egari zone tampo urumva none barenga kuri standard bakubaka ibintu bimeze nkaho baka ku musenyi byahirima bakibaza fondation kandi bo bayubatse nje ariko nabonye umuvugizi niba warabibonye wa mama kugera gatatu Oscar Barinda yego hari ibyo yatangaje ahubwo amazaga gufata Uvira akavuga ati Dr Oscar Barinda ati dushize imbere ibiganiro biridoha ariko abandi nabo nabonye bamwe bamubwira ati se guverineri wa Sud Kivu ati General Makenga yamutumye uko bagiye gufata Uvira vuba ati none Dr Oscar Barinda nawe ati turacyari mu biganiro ati nese ko tuba twumva bisa naho mutabyemeranyaho rero ibi Oscar Barinda yavuze birashoboka ko byaba ari nabyo bwana Mashari bakaba hari ibyo badakora kubera iki kubera ibi biganiro bya Doha bibazitiye nakubwiye ko ibiganiro bya Doha nabyise anesthesie ikinya cyatewe mu 23 ni ikure mu kinya cyatewe mu 23 kugira ngo nyine bayopera itumva bayirasa na drone itumva bagira gute imeze nk'iri mu kinya igihatana n'ikinya urumva kuko niba leta ikora ibintu by'amanyanga nabo bakwiye kwishyura mu manyanga ko nibo bateye igihugu bajya gushoza intambara kuri leta ntago baje nk'abafure cyangwa abapadiri ngo nabagira neza baje muri Kongo baje guhangana no kurwana bahangana bibaye ngombwa aho bengo ko baganire nta hantu namwe kwisi ibiganiro n'ibisa nabyo byize bihagarika urwana kurwana nundi ntago binabujijwe kuko ushobora no gufosinga ingingo wo mu Rwanda yanze kwemeruka ifonsikisha imbunda nkuko banazi yuko izo mbunda zabicaje Doha iyo badafata ngo banabo kavu bari kugidoha oya none se kuki no batabona wagwane nibagume mu kinya nyine babarasa ngo bafite discipline nyinshi iya discipline nyinshi bafite ishobora kuza kandi impamvu mvuga ibi ngibi mbabarire nkurikije n'ibyo 2014 na 3 gukomeza gutyo kandi ntabwo uzadukura kuvuga ku bateka M23 no ko yagiye izamuka yewe no kuri RCD yewe no kuri CNDP M23 abakongomani bari abazayirwa bana abahanga cyane bagenda bayagaza bayishukisha utuntu ntiturabahimba 700 ariko marasinya kuri size fayato n'ubutana abo tuzaba ariko maragira gutya tu bakazabageza ahantu babarangiza Barinda senda kuvuga ko RCD yarangiye ya mbere ya kabiri CNDP yarangiye mu 23 kabiri ya mbere ya kabiri yo ntibayirangiza reba ukuntu Kisekedi yamaze kufinda imitwe muri iyi minsi asigaye yemera buri kantu kose natanze ikiganza cyanjye FARDC mwandika gutya FDL nange mucyo mwandika gutya mugira gutya abantu nini ryaje hypocrisie total ibintu bigaragara ku maso mwebwe ntago mushobora kureyagisa nk'abantu bari contre nibyo ngibyo muraho ngo mwizeye Doha se yabahejeje iki amakote na karuvati nibyo kuba bicaye muri zana bizi Doha se byabacyuriye impunzi byabacyuriye ababyeyi byabahejeje ikize ese mu byo M23 muri kaye dushaje M23 Rwanira harimo kwicara Doha ngibwiye ko yageze Doha ageze muri paradizo bakomeze bakurase muri Doha ngo urahangana niki baravuze ngo ntibazasubira Doha ba Rene abanduriya yari mu bwato yifotoza n'akavido naramubonye ko atazasubirayo ndabyibuka mu Kivu bagiye Bukavu batabahere kuri imbohe none se ko bongeye gutenda intambwe batari kurazambohe intambara ibaye nk'iya Katari na Israel do imbohe zabaye imbohe ubundi batangaga 1400 babo batarabona n'ijana kubera iki ese ubundi M23 nigomba gutanga imbohe nyinshi kurusha leta ntago bikunda kubaho ntabwo rende igomba kukuva powaringa yo mu Rwanda leta niyo yagombye gutanga abayo 700 M23 igatanga 5 noneho M23 nitanga benshi leta ikabaha bakeya ikibuga cyaje kwicurika gute this serious abantu bari serious kweli ngo banga umuntu babwira baogopa nini bwiza abantu kuri kandi kibyimba gishyushye bakire cyangwa babyange ntukwere CD yarangiye abangaba bazabana vice president ejo bundi yo kubashukashuka abazabana ministeri ngabe kubashukashuka mu myaka 2
urumva bakomeje kugenderaho bagomba kwiga amasomo abandi banyuzemo please urumva bakayakosora. RCD yashengwe n'iki, CNDP yashengwe n'iki, M23 mbere yatsizwe n'iki, iyi ngiyi izatsindwa n'iki, bakagenda bafite iyo bagage. Uyu rene abandi yabaye muri ibi byose urumva hakwagira ngo niba ari telecommande bagwa ngo ntimukore ibyabagira gute ntago mbizi uko bakora sinkuzi namba kandi ntibakagire ngo nibabaza ubwenge bonyine ibyo bakora biri kwisi tu abantu barasoma science ya gorilla science politique abantu byo mu 23 ko nta kintu mu 23 yigeze hanga hano kwisi nta gihanga nifite kwisi itari sanga bihari none mufite reka nkubwire ejo mu kiganiro nakoze kuri David Marshall TV naravuze ngo M23 ntizigera ibeshya no munsi n'umwe ngo igaye nka wa mumama uza mu rugo rwananiranye ngo yibwire ko ari we ntwarije gukiza ikibazo kiri mu rugo atakoze stade neza ngaze aje gukosora ibintu ngasigaraga yawo ndi wagiye ati muke wanjye yari umuswa yatambukaga nabi yakuburaga nabi urumva aho gukubuza imyo yihagaze yikuzaga icuritse cyangwa icuritse yakayikuza ihagaze urumva ntabwo nenga umuntu nk'uwo nawe uzi ko utari gitangaza ugomba kugira ubwenge ukavuga uti uyu muntu cyamunanije maybe mwange cyananiza M23 iramutse yise RCD abaswa ikita CNDP abaswa cyangwa ikita iyibushize abaswa yabikoze mistake ikomeye cyane ahubwo bakubafata nk'abahanga bananiwe n'ibikomeye ikazi ikomeye kubarusha no gukosora ibyo bagize gute kuko nayo yakwisanga abandi bisanze yahawe imyange gapfa ubusa nk'iyabaruberwa Moise Nyarugabo nawe uri kumwe nabo nabonye bavuga bati ibi ngibi bashobora kuba bakomeje kuyitegamo udutego kugira ngo barebe niba yawugamo atahubwo nibareba nabi mushobora gusubira ahandi hantu bangu babwira gutya ariko hari aho bavuze nge navuga uyu munsi mbazaniye inkuru nziza benshi baza mu Rwanda bibaza bati nihe twarara cyangwa se twamara ikiruhuko cyacu igisubizo nta kindi ni Rob's Meadows Villa Apartment. Iyi ni apartment iherereye hano ku kibuga cy'indege neza ndetse by'akarusho nibigusaba gukora urugendo. Tubafitiye services zitandukanye aho tubaha abashoferi ndetse dufite n'abakozi babafasha igihe muri kuri iyi apartment. By'akarusho kandi twabatekerejeho kuko hari na piscine, hari aho wicara wumva amahumbezi. Reka nkubwire ngo abafite itsinda rinini namwe twabatekerejeho duhamagare kuri ino nimero 0788 93 24 14. Rob's Meadows Villa Apartment ni wajuri igisubizo.